mbese Nzungu watubwira n'andi marembo nubwo ari henshi ariko hari n'irindi rembo ryitwa ubunebwe iyo abantu batinya imirimo bakumva bakwiryamira gusa akazi kakaba kurya no kunywa gusa imibiri yabo irarwara hari abandi baticwa n'ubunebwe ahubwo muri iryo shami ryo gukora yarangiza agakora nabwo akarenza ubushobozi bw'umubiri nabwo indwara zikaza ko bvuye agacuho hari ubumenyi buke ku birebana na gahunda y'umubiri uyu mubiri wacu nawo ugira ritme biologique ni ukuvuga ngo iyo utawukoresheje nk'uko Imana yawugeneye urangirika noho kutawumenya ngo ugaburire neza kutawumenya ngo ufate neza mbese byawutegetse ntubikore urarwara ingingo ya navuga ngo ndabanyise ya gatandatu haravuze ngo ni indwara ziterwa n'iterambere iterambere turimo naryo bazita ngo ni maladie de la civilisation bivuga ngo uko tubayeho ibyahindutse byahinduye n'umubiri bigatuma umubiri urwara noneho icya karindwi ni ibyorezo ibyo bita epidemie zimwe ziba zanduza indi zirigenda mu mwuka zidahite byongera ubwabyo gusa aho ni amarembo arindwi y'indwara mumaze kumva ko mu by'ukuri indwara zitugeraho zinyuze mu marembo menshi ntabwo yasesengurwa yose ngo bikwirwe mu kanya dufite ariko ari amarembo uko ari arindwi twifuza ko yasesengurwa nibura kugira ngo umuntu udukurikiye umuntu wakurikiye iki kiganiro abe yakura mw'inyungu amenye aho indwara zimugeraho ziturutse kugira ngo abe yahakinga abe yahafatira icyemezo kuko insanganyamatsiko yacu itubwira kwirinda indwara no kuzivura twabaza muzehe rero ko nibura yatubwira imwe yadusobanurira kiriya kijyanye ubunebwe no gukora ukarenza urugero bifite izihe ngaruka bitera ubuhe burwayi murakoze cyane ikintu cyitwa ubunebwe bwa mbere ni icyaha bavuga ngo la paresse est un péché iyo umuntu abaye umunebwe Bibiliya yo iduha izi nama kuva 20:9 haranditse ngo mu minsi 6 y'ukora ubwo n'imibare y'iminsi yo gukora nayo iranditswe waruka utakoze ubwo kuruhuka utakoze sinzi icyo ubukoze niyo mpamvu mu mubwiriza 9:10 haravuze ngo umurimo werekejeho amaboko nawo ukorane umwete ubwo bivuze neza ngo sinabyiza ko umuntu ajya gukora ari kwikurura asa n'uwagushije ishyano asa n'uwagowe asa n'umuntu satani ariwe yamutahiye oye ahubwo umurimo n'umugisha tugomba kuwukorana umwete mu Baroma 12:11 haravuga ngo mugire umwete ibyangwe bavuzwe hara mu Kinyarwanda nibyo bita paresse mu Gifaransa uvuga ngo noneho icyo bita paresse bigomba kuzibukirwa bikarekwa mu Batesalonike ba 2:3 Pawulo we yari umuntu kategorike yarahuranira ngo udakora ntakarye ariko nubwo ari uko bimeze mu isi turimo none ahubwo abanebwe barya kenshi kuruta ababishatse urumva rero ko byanze bikunze bafite akanya ko kubirya bafite umwanya wo kubirya ariko kubishaka ukabatera gute noneho kubw'ibyo indwara bitera kudakora ko guhora wicaye guhora uryamye wiruhutsa utumagiza guhora wizinze mu ntebe mu buriri utinda kubyuka yarangiza bitera kurwara amara mato na manini acyarwara bitewe gusa no guhora yizinze bitera kurwara umutwe amaraso agenda buhoro arimo amazi make umuntu agahora aribwa n'umutwe bitera kurwara umugongo uko guhora umuntu yica atirambura bigatuma za disike zegerana byonyine ubwabyo gusa bishobora guterwa none umubyibuho w'ikirenga aho isi nko ku mugabane w'Uburayi bw'Ubwongereza muri Amerika ibihugu bita Argentine na Brazil byombi bigiye bigira abantu banini baruta abandi bose ariko ngo muri ibihugu by'amajyambere muri 2022 hazaba hari umubyibuho w'ikirenga kandi nawo ni ikibazo kuko iyo umuntu atangiye kurenza ibiro 82 bitewe no guhora yicaye amavuta akamugwiriramo byonyine ubwabyo gusa nacyo kiba ikibazo noneho ndagira nti ahandi hakomeye cyane abantu benshi barwara nuko byanze bikunze mu bwenge ntabwo hihuta kuko oxygen ihora ntabwo bagira impumu yarangiza amasukari akaba menshi cyane ibyo bikaba byinshi
abandi bikaba bike amavuta akaba menshi yarangiza bakangirika. Ngiyo ingaruka y'ubunebwe. Ariko si shyashya n'abanyamirimo myinshi nabo bararwara. Ndagira ngo aha naho tuhumve neza. Hatwereka neza ko iyo abantu bakora imirimo myinshi naho harakubwira ngo ushaka ifeza ntahaga ifeza. Niyo mpamvu nabwo tugomba kubizirikana tukamenya neza ngo tugomba gukora ku rugero kandi neza. Amasaha tugeneye ni 8 wakora warenza. Si byiza gukora nijoro, si byiza gukora utarasinzira, si byiza kuryama wakerewe bitewe n'imirimo. Nabyo nyabona icyiza n'icyo. Reka rero numve ko ubunebwe ni bubi ariko no gukora ku rugero nibyo bikenewe. Yenda tutarava aho ngaho umuntu yakwibaza ati dusanze ko gukora umuntu yakagombye gukora ku manywa ariko hari abo bisaba ko bakora nijoro bitewe n'ibihe barimo bitewe n'imirimo bafite. Abo bo yenda nk'inama bahabwa ni iyihe mbere yuko nimukira ku kindi kibazo? Reka tuvuge ko abo bakora nijoro dukuremo abajura, dukuremo n'abasinzi, dukuremo n'indaya. Abo boko ni umurimo mwitumi. Ariko nk'abacunze umutekano nibajye bumva ko ako kazi supplémentaire gakorwa nijoro ntabwo bagahawe na gahunda y'Imana, ahubwo bagahawe na Satani bateye abanyabyaha kwitwikira ijoro. Uwagira ngo igihoshye kugira abanyabyaha abarara biba abapfumura amazu abiba abanyarumogi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Burya n'ushinzwe umutekano nawe yaryama nimugoroba akabyuka mu gitondo akora nk'abandi. Rero abanyabyaha nibajye bumva ko biruhije kandi baruhije n'abandi. Murakoze. Ubwo kandi ari abashinzwe umutekano ari abaganga kagahe baba bahawe kakaruhuko be kujya bagakora mwindi mirimo ahubwo utwo dutotsi yatwihwitura kugira ngo anabone cya kiruhuko. Reka ngaruke kuri Mugunga. Mu ngingo yatubwiye z'amarembo magari indwara zinyuriramo yatubwiye no ku mafuti mu mirire. Amafuti mu mirire ubwo ntayahe kandi yabatwaye iki? Murakoze cyane. Nkuko bizwi neza mu ijambo ry'Imana n'Abakorinto ba mbere 10:31 iyo murya niyo munywa mukore byose guhimbaza Imana. Imana mu kuduha ibyo kurya buri rugingo rwose rutugize rurarya, yaba ari amaso, amenyo, amazuru, amagufa, ubwonko. Birakwiriye rero ko buri muntu wese ujya kurya asobanukirwa ngo mbese ubwo ngiye kurya nizihe ngingo ngiye kugaburira. Iyo utazi ingingo ngiye kugaburira upfa kurya ibyo ubonye, ukaba ushobora kurya ugahaga koko inda ugatura imibe ukaryama, ariko muri ubwo buryo zimwe mu ngingo ziraranye inzara ziburaye. Iyo ziburaye rero abenshi bashobora kuba batarwaye indwara ahubwo barwaye inzara, ingingo zabo zishonje. Muri ubwo gusonza rero kugira ngo abantu bamenye uko bakumira ni ugusobanukirwa n'ibyo barya bikabagirira akamaro. Icyo ni kimwe. Mbese n'indyo ikennye abandi ni uguhorera indyo imwe bitewe n'uko bayikunda cyangwa se wenda kubw'ubukene. Hari abantu barya indyo imwe bitewe no kutamenya guhinduranya. Buri wese nasobanukirwe neza yuko buri rugingo rwe afite rumusaba kurya, agasobanukirwa n'igaburo rya buri rugingo. Icyo ni kimwe. Ndabitangaho urugero gatoya. Ikindi ni ukuvanga ibitavangwa, ibyo bita mauvaise combinaison. Buriya rero umuntu ari kunywa ukabona avanze n'amazi aragize, aba yavanze nabi. Uvanze imboga n'imbuto nabyo uvanze nabi. Ikindi kuri bamwe ni ukurya bakarenza mbika, kurenza urugero. Abandi ni ukutagira gahunda ihamye yo kurya. Hari abajya bagerageza kurya buri kanya bakabona umurimo nibura igifu nta mwanya gifite cyo kigogore kiruhuke kizasubire mu kugogora mu masaha yagenwe. Ubwo kugira ibyo bita irregularité de repas, mbese kutagira gahunda y'igihe cy'imirire. Gasubwa hagati y'igaburo n'irindi amasaha meza yaba nk'amasaha 6 kugira ngo ubone kushyira ikindi kiribwa mu kanwa. Ariko hari umuntu ushobora kuva nk'ahangaha yagira hirya ku bifariraje akarya, yagira hirya kongera akarya, ukabona umurimo ni ukurya gusa. Ibyo nabyo yaba yiguye nabi, imyanya ishinzwe kugora ndetse n'ubwonko. Ikindi wenda mu mafuti mu mirire ni ukurya ibyo utemerewe kurya no kunywa ibitemerewe kunywa. Ni benshi ubona banywa nzoga, banywa rumogi, ubwo ibyo birabangiriza. Ikindi nanone
n'abantu benshi bakunze kurya bagiye kuryama, ukabona umwanya wo kuryama ifirimbi ibaye umwanya wo kurya ngo ngiye kuryama. Buriya rero umuntu aryama akimara kurya, igifu kitarabanza kunogereza ibyo wariye uba wiyangirije. Kuri ya mafuti cyangwa se indyo ikennye niho ninongera gusubira kuko amafuti yo ni menshi mu mirire. Natanga nk'urugero, poroteyine iyo zibaye nkeya mu mubiri ushobora kurwara umwijima n'impyiko zaba nyinshi. ubwo uri kutwereka ingaruka byatuzanira. Yego zaba nyinshi cyane ukarwara ibibyimba. Birasaba rero kugira ngo umenye ngo ibifite kurya ibyo kurya poroteyine zikaba ku rugero ntizibe nyinshi. Birasaba gutoranya ibyo kurya. Hepfo wenda icyo navuga ni umubiri wacu ukenera isukari n'ubwonko barayikenera, itera imbaraga. Iyo iboneka mu binyampeke ikenerwa buri munsi, kuko buri munsi turakora tugakoresha imbaraga tugakoresha ubwonko. Iyo ibuze haba hari ikibazo gikomeye, ugira intege nkeya. Kumara kugira intege nkeya, za mbaraga wakeshaga isukari ikomoka mu binyampeke ukaba umunyantege nkeya. Wakoresha mvaruganda ukagira nyinshi yarenga, ukabura vitamine B ya mbere, ukabura vitamine A, ukabura calcium, ukabura n'indwara z'amagufa, ukarwara n'indwara z'amaso, ushobora kurwara na diyabete. Ni ingaruka z'indyo ikennye. Murakoze cyane. Yenda ntarava aho ngaho kuri iyo sukari, tubwiye ko isukari nziza iva mu binyampeke. Ese nko mu mbuto ho bimeze bite? Haba harimo isukari? Ibamo iyo bita fructose, nayo biragusaba ibonekamo. Imana yatubikiye isukari mwimerere nziza yo ku rugero rwiza, ku buryo dushobora kuyivomamo ntikene. Reka ngaruke kuri Nzungu. Mu marembo yatubwiye indwara zinyuriramo harimo no kutamenya neza abantu basobanukirwe na gahunda y'umubiri wabo. Ese ubundi watubwira muri make gahunda y'ibanze umuntu akwiriye kumenya y'umubiri we ku buryo yamufasha ziriya ndwara ntizimwinjirane isaha iyo ari yo yose? Murakoze. Bwa mbere uyu mubiri wacu muri Zaburi 119:13 haratubwira ngo ndagushimira ko nari mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Aha hantu hagoyeho gato cyane mu kwasobanukirwa. Uyu mubiri wacu ni igikanka kigizwe n'amagufa 206. Amagufa akenera imboga mu moko yose. Uvuga ngo amagufa n'amenyo aba akeneye imboga z'amabara yose muri ya moko 5 y'imboga. Yarangiza inzira z'ubwenge zitwe 5. Ubwo nuvuga ngo ni amaso, ni amatwi, amazuru, ururimi n'urufu. Nizo bita inzira z'ubwenge, bita 5 senses. Yarakubwira ngo kugira ngo bikore neza bikeneye imbuto. Ubwonko nabwo ubwabwo bukenera ya sukari batubwiye, ariko yo mu bimera bayita glucose, noneho cyangwa se wenda mu bundi bwoko babone glycide. Yarangiza akaba atari cycle saccharose, noneho ahubwo ni isukari ikoresha irema bwa bwonko, kuko impamvu ikomoka mu bimera kubabizi ibimera byerera ku mahundo. Kango nkishaka ni hejuru, ingano ni hejuru, umuceri ni hejuru, uburo ni hejuru, ikigori cyonyine ubwacyo gusa nicyo cyerera mu rubavu. Ariko ibyo byose byerera hejuru ni nako bikwiriye kwibandwaho n'abantu bashaka nabo kwerera mu bwenge, kuko natwe ihundo ryacu riba mu mutwe. Rero abantu benshi imibiri yabo yishwe no kutamenya gahunda y'umubiri. Rero niyo mpamvu muri Hosea 4:6 baravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Ubwo wanze kumenya nange nzareka abana bawe. Urumva ko abantu bakwiriye gukunda kumenya, ariko icyo biri kwankira kumenya si ukumenya isi n'imikorere yayo. Ishuri rya mbere ry'ibanze ni ukwiga imikorere y'umubiri. Wabisanga n'ubundi muri Zaburi 114:19 baravuze ngo ibirimarima bihugwa ibyo kurya biba bikajya hose, yarangiza bikegera amarembo y'urupfu. Iyo umuntu atamenya gahunda y'imirire ye byanze bikunze indwara ziramwegera. Noneho ati abatazi imikorere y'umubiri nibura wababonera kuri ibi bintu, ntibazi indyo ikwiranye na buri muntu. Ngo bamenye ngo ibi ni by'abasaza, ibi ni by'abakozi, ibi ni by'utwite, ibi ni by'uwonka, ibi ni by'umwangavu. Ibyo bapfa kurya gusa byo n'ubwabyo gusa, ariko batazi ubwo ni ukutamenya gahunda y'umubiri. Noneho ntibazi imirire y'ingimbi, kandi zo zikenewe umusaruro munini cyane. Imirire y'abakoresha ubwenge barijyana n'ubundi nk'abakoresha guhinga no kwikorera. Ugasanga naho abantu basangira isahani kandi badahuje akazi.
hepfo ati imirire y'umugore utwite, noneho umugore akibwira ngo arapfa kurya nk'uko n'abandi bose, akayoga agakubitaho agataha agakubitaho akanebwa, yarangiza ntaseke ntaririmbe irate byo bintu bwabi gusa umwana akazavuka ari kibura buryo kikimuga, kandi ubwo ari kugaburira babiri. Imirire y'abashaje, burya abantu bashaje hirya y'imyaka 50 baba bagomba kurya ibyo kurya ariko byongerera ururenda mu ngingo, kuko bakakara vuba, amashereka aba yarabasize kera, yarangiza calcium zaba bari nkeya. Imirire yewe aho intekerezo zihurira n'ubuzima benshi ntabwo bazi ko umuntu ubabaye n'umubiri wangirika. Noneho niba ubona ukanu wabaye mu bwenge amarira akaza mu maso, uzamenye ko wenda yatembye mu maraso ariyo menshi. Noneho bigatuma abantu batamenya neza ko umutima wabaye utera konda. Ibyo byose benshi nta nubwo bazi ko ibyo kurya bivura, kuko batubwiye hariho ibintu byinshi cyane tugomba kumenya. Mbonye n'ubwabyo gusa ko kureka kunywa amazi bitewe n'ibindi binyobwa, kavuga uti sinanywa amazi mfite amata, sinanywa amazi mfite amaji, sinanywa amazi mfite akayoga, akibagirwa yuko amazi ari yakoresha impagarike y'umuntu yose kuri 70% ibyo kurya bigakora kuri 30%. Urumva rero ko baramutse babizi, ibindi binyobwa byose byaba ari ibiribwa ariko ntabwo ari bimara nyota. Kutamenya amasaha akwiriye yo kurya mu gitondo na nimugoroba, mu migani 3:1 hatubwira ngo abyuka karekare butaracya akagaburira mu rugo, uwo n'umugore mwiza. Naho mu mubwiriza 5:17 hatubwira ko abarira mu mwijima ngo ni amaherezo n'uburibwe n'uburakari n'indwara. Urumva ko ubwo ngo kutabimenya. Mu kuva 16:21 ho hatubwira ko Abisirayeli mu butayu bajyaga basohoka gutoragura manu, batinda mu rugo batari bayitoragura, izuba ryarasa ryahirasaho ikayaga kagahimana, ngo nibura bajye bamenya gutegura ibyo kurya hakiri kare. Ibi nabyo uko kutamenya imikorere y'umubiri bitera indwara nyinshi, ubwenge buke n'amafuti mu buzima. Ku badukurikiye rero murumva ko ni ishuri ryo kumenya gahunda y'imirire, kumenya gahunda y'umubiri wacu, kumenya gahunda yatuma twivura. Ni nkaho rwose twazategura ikiganiro cyubatse kuri ibyo bintu, abatwite, abana bato, ingimbi, abasaza, kuko ni ishuri ryiza. Reka ngaruke kuri mwene data Mugunga. Mu marembo watubwiye indwara zuririramo cyangwa zinyuramo, twasanze nanone hari guhorana umutima uhagaze. Guhorana umutima uhagaze ni duha ipica yabyo, utubwire n'ingaruka bifite ku buzima, uko indwara zihinjirira, ni mu buhe buryo? Urakoze cyane. Nagira ngo nkubwire neza yuko iyi si dutuyemo ibiturwanya ni byinshi, ibituburagiza ni byinshi, uko abantu babayeho bahura na byinshi bibaca intege, bibacogoza, bibarwanya. Akaba ariyo mpamvu na Yesu mu kumenya ko tuzanyura mu isi yamanukiwe na Satani, yavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu. Ni Yohana 14:1. Ngo yarazi ko bifite ingaruka. Yarazi ko bifite ingaruka, ati ntimuhagarike imitima yanyu. Arongera abona ko wenda hari n'ubukene buzadutera, ati Matayo 6:25 ati ntimukiganyire. Urumva yuko uko guhagarika umutima bitewe n'ibya ushobora gupfusha, ushobora guhomba, ushobora kwamburwa n'ibindi byinshi bigenda bitunyaga amahoro ku isi. Ibyo rero niyo mpamvu Yesu azi ingaruka bishobora kutugiraho, aratubwira ati ntimugahagarike umutima. Arongera ati umunsi wose uturanye n'ibibi byawo. Yabuzaga umuntu gutekereza ku bintu adashobora kubonera ibisubizo by'ako kanya, kuko nta musaruro byamuzanira. Noneho tese bya bimaze iki? Iyo umuntu ahora ahangayitse abura amahoro. Iyo yabuze amahoro mu mutima, ajya kuryama akabura ibitotsi. Ajya kurya ntibimuryohere. Intekerezo zerekeje ku byamubabaje, ku byo yahuye nabyo. Iyo yabuze ibitotsi, yabuze na peti yo kurya, ipfa ryo kurya, ubwo nanone ibyo yariye ntabwo imyanya ishinzwe igogora ibinoza neza. Ndetse iyo nanone atasinziriye arwara uruhu akeruruka, ashobora kwibagirwa, yahunikira ku manywa. Yaba umuntu nanone mu by'ukuri ucogoye mu bwenge, akaba ashobora kurwara umugongo, rubaga impande n'izindi. Ubwo rero guhangayika
byica imitsi yumva, ni amarembo yatuma indwara zidufata mu buryo bwihuse. Murakoze. Arakoze cyane mwene data Mugunga. Burya kuko dukwiriye kwiringira Imana, tukayiragiza ibyacu, tugasenga ibyo tudashoboye gukora ikabidukorera. Mwumvise ko guhangayika no guhagarika umutima birimo indwara nyinshi zirahinjirira. Reka ngaruke kuri mugenzi wacu Nzungu, yatubwiye ku irembo ry'iterambere. Iryo rero n'urugiye kwibazwaho, ni koko tubona byinshi byateye imbere biradufasha, ndetse harimo n'ibitwunganira, ariko ni gute n'iryo terambere indwara zaryinjiriramo? Ntabwo twabwira abantu ko bakenera isubira nyuma, kandi nta nubwo twabwira abantu ku iterambere, ahubwo ni uko ikintu cyose umunsi wose ugira amanywa n'ijoro uba ufite byo bita kote pozitife na negatife. Yego. Uvuga ngo iterambere ni ryiza mu kwihuta kw'ibintu, gukora imirimo myinshi umwanya umwe, yarangiza gutunganya ibintu, kwicara ahatunganye, kwihuta mu mirimo, kubanguka mu gutanga amakuru ni byiza. Ariko muri iryo terambere ritugeraho ariko rituzaniye negatitivu, byo bita ingorane. Inganda zanduza ikirere. Iyi myotsi ikomoka mu nganda iri gukora ibintu bikomeye cyane, ibikoze mu bindi bikomeye kizitwa aluminium nitwa uranium. Iyi myotsi yabyizamutse iri gukora ibintu bikomeye cyane, ikazamuka ikajya mu kirere, igahura n'umwotsi uvuye nko mu ntabire cyangwa mu nyanja, mu mazi, bikagenda bikarema igicu. Iki gicu kikongera kigaruka kituzaniye ya myotsi n'ubundi. Iyo myotsi rero ishobora kujya mu mboga, iyo myotsi yajya mu mazi, iyo myotsi yajya mu byo kurya bitekewe hanze, iyo myotsi yajya mu byanitse, yarangiza noneho ikabirinduka ikagera mu maraso yacu ikatwangiriza. Icyo ni kimwe. Nk'izitwa za benzine zishobora kujya, imato ashobora kunyura mu nyanja afite moteri, yarangiza ayo mato y'ubwayo akabirinduka, yarangiza iyo benzine ikongera igasubira mu mazi, ayo mazi akanyobwa n'amafi, ayo mafi tukayarya, bikatubyarira ingorane. Iyi myotsi izamuka yarangiza ikitwa ozone. Byavumbuwe mu 1975 ko ozone yatangiye gupfumuka, bigatuma izuba ritugeraho nta nkingirizi. Noneho izo bita serire kanserize zikaza. Rero amajyambere atuzaniye icyiza kimwe, atuzaniye n'ibindi bibi byinshi. None hati ifumbire mvaruganda zica ubutaka zatewemo, ntibwongere kumeramo imboga rwatsi, kandi n'ubiriye yarangiza izo bita nitrozamine zikica umubiri. Konsa abana bidahagije. Amajyambere umubyeyi kubyara bakamuha amezi 3, yarangiza mu kanya akaba agiye ku kazi, agasanga agomba kujya kuri computer, umwana akamusigira mu rugo, akamuha amategeko kitaragera, umwana kutonka bihagije bikazamugiraho ingaruka. Umwana akeneye n'ikindi kimuramburira umugongo kandi kamuha amahoro mu bwenge, n'uguhekwa mu mugongo. Amajyambere nayo ni ukumushyira muri berso, yarangiza ukamusigira umukozi, yarangiza ukamushyira mu gatanda, abandi ugashyira mu gafuka gashunga, yarangiza kumushyira mu mugongo w'ukomere, akadamaze ke guturumbuka ahubwo umugongo ari gukomera. Byarananiranye, ubwo icyo ni ikibazo no muri weekend akavuga ati ngiye mu birori ntabwo namutwara. Hari imyambarire yambara akakubwira ati nukura aha hantu iyi bluze yanjye ntabwo nayishyiraho umwana, ubu akagenda aherekanyije n'umukozi wo kumuheka. Ariko umwana mu mugongo wa nyina niho yishimira kuta ahandi hose, ko nyina muheka neza, yumva nahengamye akagikunda muhengura, kuko aba harimo impuhwe za kibyeyi. Yego. Noneho isukari nyinshi nayo muri kino gihe cyacu, bamwe bashyira mu mitobe, abandi bashyira mu nyama, abandi bashyira mu biryo, abandi bashyira mu mikati, abandi muri za keke, abandi muri za biswi. Iyo sukari nayo kuko mwabyumvishije mbere hose iyo bita saccharose, y'ubwayo gusa babwita ngo ni volere qualifiée de calcium. Ishoboye kwiba calcium, ariko byo biri mu majyambere, aho abantu baryaga ibisheke, aho abantu baryaga imineke, aho baryaga imbuto bwite, none hose babibona, ahubwo basigaye bashaka ibyo by'ibihimbano. Noneho kudakoresha umubiri. Abantu benshi cyane ntawe ukivoma ngo yikorere ku mutwe, ntawe uhinga, inka zirahinga, imodoka nizo zitembera, umuntu ni uguteka ku mashini, ni ukupasa ku mashini, akantu kose mbese icyitwa umurimo gisigaye bisa naho abadakoresha ubwenge basigaye gusa umurimo afite uruhije ari uguhekenya ibiryo. Noneho ugasanga ingingo zarahinamaraye, ari iterambere nta kindi kibiteye. Gutaramira ku mafilime mabi. Urubyiruko rugomba gusinzira amasaha 8 kugeza kuri 8 n'igice. Ariko iyo amaze gufata telefone akajya muri telefone, ashobora kureba abicanyi, akareba abasambanyi, akareba abarwana, akareba abatukana, akareba abambaye ubusa, ejo nawe akigana. Kuko on est transformé par la contemplation. Burya umuntu yitegereza nibyo bimuhindura. Rero
byabyara nk'iki byonyine ubwabyo gusa. Ushobora kwambara nabi, kwambara ibigufashe, kwambara ibitagufubitse ngo bikumare imbeho, inkweto ndende cyane zirenze santimetero 5 kuva hasi, izo zirwanya icyo bitatando hano muri uyu mutsi w'inyuma w'igitsi. Uwo mutsi yo kwa ubona wiyihinnye umuntu yashinze amano, byongera ubwabyo gusa bihora bikanga umutima ku buryo umuntu twitewe kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa gatanu ntiyemererwa kwambara inkweto bifite taro ndende kugira ngo umwana utazavuka yikanga. Ibyo byose bitwara iki? Bitera imitsi, indwara z'imitsi zo bita varice, yarangiza benshi barazizi, indwara y'umutima, kugorama k'umugongo ndetse n'indwara z'imyanya ibyara. Ako niko izo nizo ndwara nyinshi zishamikira ku majyambere bita maladie de la civilisation. Murakoze cyane. Birumvikana ko naryo ni irembo burya turugarijwe, twaturutswe impande zose, ariko natekereza ko turi buze guhabwa n'ubujyanama. Tutarahagera muvandimwe Mugunga yigeze kutubwira nanone irindi rembo ryitwa umwanda, niba mbyibuka neza, umwanda wo ku mubiri n'uwo mu ngingo. Yadusobanurira neza, agasobanurira abadukurikiye uwo mwanda ni mu buhe buryo kandi utwaye iki? Satana ahinjiriza za ndwara mu buhe buryo?